Ikaze nanone nshuti bakunzi bacu, nizere ko Uwiteka akomeje kubana namwe. Tudatinze uyu munsi nahisemo kubabwira ku kintu kijyanye no kuvuga ngo ijwi ryawe urikoresha iki? Nk'uko iyi channel yitwa ngo ijwi ryanjye. Ijwi ryanjye ndikoresha iki? Ijwi ryawe urikoresha iki? Ese wahisemo kurikoresha ikintu kibi cyangwa wahisemo kurikoresha ikintu cyiza? Bavandimwe, uyu munsi ndashaka kubabaza ikibazo gito ariko gikomeye. Ese ijwi ryawe urikoresha iki? Imana yaduhaye ijwi kugira ngo tuvuge, ariko ibyo tuvuga bishobora kubaka umuntu cyangwa bikamusenya. Bishobora guhumuriza umuntu uri kurira cyangwa bikamwongerera agahinda. Hari umuntu ushobora kuba ari hafi yawe usa n'uwishimye, ariko imbere muri we afite ibikomere cyangwa igikomere gikomeye cyane. Ijambo ryiza umubwiye rishobora kumubera nk'umuti. Hari uwabuze ibyiringiro ariko ijwi ryawe rikamubwira riti komera, Imana ntirakureka. Hari uwumva ko ari wenyine ariko ijwi ryawe rikamwibutsa riti Imana iracyari kumwe nawe. Hari uwumva ko ubuzima bwe bwarangiye ariko ijwi ryawe rikamubwira riti ntucike intege, uyu munsi ushobora kuba utoroshye ariko Imana iracyafite umugambi mwiza kuri wowe. None se ijwi ryawe urikoresha iki? Ese urikoresha usebanya abandi? Ese urikoresha ucira abantu imanza? Ese urikoresha kuvuga amagambo akomeretsa cyangwa urikoresha guhumuriza abababaye, kubaka abacitse intege no kugeza ibyiringiro ku muntu wabuze ibyiringiro? Bibiliya itwigisha ko ururimi rufite imbaraga, nuko rero ntukirengagize ijwi Imana yaguhaye. Ijwi ryawe rishobora kuba igisubizo cy'isengesho ry'umuntu. Mbere yo kuvuga ibaze uti aya magambo ngiye kuvuga arubaka cyangwa arasenya? Arahumuriza cyangwa arakomeretsa? Azatuma uyu muntu yegera Imana cyangwa azatuma ayigendera kure? Niba hari umuntu ubabaye uyu munsi, ntumwongerereho uburemere, mube hafi, mwumve, mubwire ijambo ryiza. Kandi niba nawe ubwawe uri mu byago, ntutekereze ko Imana yakwibagiwe. Iyo amarira yawe atemba, Imana irayabona. Iyo umutima wawe ubabaye, Imana irawumva. Iyo wumva ko udafite imbaraga, Imana iragufasha. Humura, ibyago urimo si byo bizandika iherezo ry'ubuzima bwawe. Imana iracyafite ijambo rya nyuma. Uyu munsi rero fata umwanzuro wo gukoresha ijwi ryawe neza. Jya uvuga amagambo atanga ubuzima, ujye uvuga amagambo atanga ibyiringiro, ujye uvuga amagambo agaragaza urukundo rw'Imana, kuko ushobora kutamenya uwo ijwi ryawe rizakiza uyu munsi. Reka dusenge. Mana Data uri mu ijuru, turagushimira impano y'ijwi waduhaye. Turagusaba ngo utwigishe kurikoresha neza. Ntutwemerere kuvuga amagambo akomeretsa imitima y'abandi, ahubwo uduhe amagambo yubaka, ahumuriza kandi atanga ibyiringiro. Mwami, shyira mu kanwa kacu amagambo meza. Iyo duhura n'ufite agahinda, uduhe icyo tumubwira. Iyo duhura n'uwacitse intege, uduhe ijambo rimukomeza. Iyo duhura n'uwatakaje ibyiringiro, udukoreshe kugira ngo tumwereke ko hakiri ibyiringiro muri we. Kandi Mana, niba hari uri kumva iri sengesho afite umutima ubabaye, ndagusaba ngo umwegere, hanagura amarira ye, umuhe amahoro, umuhe imbaraga kandi umwibutse ko utigeze umwibagirwa. Mana nziza, dufashe gukoresha amajwi yacu tuguheshe icyubahiro kandi tugirire abandi umugisha. Tubigusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amina. Wowe wumvishe iri jambo, ni ukuri utekereze icyo umaza ijwi ryawe, niba ari iry'akamaro ku bandi. Niba ari iry'umumaro ku bandi, Imana iguhe umugisha. Ariko niba ari ijwi rikomeretsa abandi, hindura, haracyari igihe cyo guhindura. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza kandi ntimwibagirwe gukora subscribe. Uwiteka aduhane umugisha.